Yes, reka tugusuze kandi twifurize kugubwa neza aho ukomeje kugenda ukurikirana cyangwa se ubana natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru ari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose. Tukugezaho amakuru bari kuvuga mu bintu biba bigiye bitandukanye. Bakaba niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugezaho inkuru rwose iri kuvuga hano mu Rwanda, mu Burundi, iri kuvuga hano hose muri Afurika ndetse no ku isi. Ni inkuru ikomeje kugenda ica ibintu, aho rwose ngo umujyi wa Kigali ugiye kwishyura umuryango wa Rwigara miliyoni 436 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwaho n'abatari ba cyangwa se ibintu biri kuvugwaho n'abatari bakeya. Bibaye ryari rero? Bibaye nyuma y'uko urubanza rwose rukomeje kugenda ruburanishwa, akaba ari urubanza rwahereye mu mwaka wa 2012. Ni urubanza rwose rwakomeje kugenda ruvugwaho ibintu bitari bikeya cyangwa se ruvugwaho n'abatari bake. Urubanza rwatangijwe mu mwaka wa 2012, rwatangijwe rwose n'umuryango wa Rwigara. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa ko imyaka igenda ishira, 1, 2, 3, 4 rwose imyaka ikomeza kugenda iba myinshi. Imyaka rero yari ibaye 10, ni mu mwaka wa 2012. Urumva rero nawe ushyize mu mibare, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ni imyaka 10 yari ishize uru rubanza rutangiye. Uyu munsi rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukaba rusa rwose nko urwatanze umwanzuro kuri uyu rukiko cyangwa se urwashyize akadomo kuri uru rukiko. Ni ibintu bibaye mu masaha makeya. Urukiko rero rwa Nyarugenge rukaba rwategetse ko umujyi wa Kigali ugomba kwishyura amafaranga angana na miliyoni 436 z'amafaranga y'u Rwanda. Rukaba rugomba kwishyura umuryango wa Rwigara. Ibi ni bimwe rero mu byavuye mu mwanzuro w'urukiko rwose rwisumbuye rwa Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi rero ntago rwose byaje kwemerwa na Adeline cyangwa se Adeline Rwigara, ubu uhagarariye umuryango wa Rwigara ubu tuvugana. Akaba yatashimishijwe rwose n'imyanzuro y'urubanza, aho yavuze ko rwose ayo mafaranga ari makeya ugereranyije n'igihe bahereye baburana cyangwa se n'imitungo yabo yafatiriwe. Yavuze ko bo bifuza miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ariyo mafaranga bifuza kugeza maginga. Yati ayo mafaranga miliyoni 436 ni amafaranga makeya, ntago ahwanye n'umwanya rwose twataye cyangwa se n'imitungo yacu yafatiriwe ndetse n'izina ryacu uko ryafashwe muri rubanda. Ni ibintu yakomeje kugenda atangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye itangazamakuru cyane muri Afurika cyangwa ku isi bita avawo, akaba ari nacyo dukesha iyi nkuru rwose. Uyu mukobwa rero akaba yakomeje kugenda avuga ko rwose ibintu bigiye bitandukanye, ubwo banamubazaga ngo ku mafaranga urukiko rwagennye ko azishyurwa umwavoka wababuraniye guhera mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2022, aho urukiko rwari rwagennye ko uyu mwavoka agomba guhabwa miliyoni 1 y'amanyarwanda n'umujyi wa Kigali. Adeline Rwigara rero ibi yabihakaniye kure, avuga ko rwose ngo ayo mafaranga ari makeya cyane ugereranyije ndetse n'akazi cyangwa se ngo ni makeya rwose, ntago ibyo babyemera. Ikintu cyane yakomeje kugenda agarukaho ngo ni amafaranga miliyoni 436, ngo avuga ko ari amafaranga makeya, bagomba guhabwa miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, zingana n'igihe cyose ngo baburaniye uru rubanza cyangwa se imitungo yabo yafatiriwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Umujyi wa Kigali rero ukaba wagiye uvuga ibintu bigiye bitandukanye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Wavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo rwarenze imbibi z'ikiburanwa. Wavuze ko ngo rwarenze imbibi z'ikiburanwa. Naho urukiko rwa Nyarugenge rwavuze ko rwose ari umuryango wa Adeline Rwigara cyangwa se umujyi wa Kigali ugomba kuba bafite uburenganzira cyangwa se bashobora kuba bajurira babaye batishimiye imyanzuro y'urukiko. Rwose bagomba kujurira ku rukiko rw'ikirenga cyangwa urukiko rw'ikirenga rwose, ngo niho bagomba kuba bajurira. Babaye batakiriye
imyanzuro y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni ibintu umwavoka rwose cyangwa se umukuru w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yatangaje ubwo rwose uru rubanza rwaburanishwaga. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwaho n'abatari bakeya haba hano mu gihugu cy'u Rwanda, Afurika muri rusange ndetse n'ahandi hose ku isi, bitewe n'uko uru rubanza ni urubanza rumaze igihe kinini nk'uko mwabyiyumviye. Ni urubanza rumaze imyaka 10. Imyaka 10 yose ni uguhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza magingo ya mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ni imyaka 10 yarishize umuryango w'aba Rwigara uburana ku bijyanye n'imitungo yabo ndetse n'ibindi bintu bakomeje kugenda baburana. Bakomeje rero kugenda bavuga ko umwanzuro w'urukiko rwose ngo batawishimiye ndetse bagomba kujurira, bakajurira ku bijyanye n'aya mafaranga angana na miliyoni 433 z'amafaranga y'u Rwanda, ko ari amafaranga makeya ndetse rwose ngo badashobora no kuyemera, ngo barashaka miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakomeje kugenda rero bagaruka nanone kuri mafaranga miliyoni 1 yemerewe cyangwa se urukiko rwaginiye ko ngo umwavoka ariyo ngo azafata. Uhagarariye rero umuryango wa Rwigara ariwe Adeline Rwigara rwose nabyo yakomeje kugenda bigarukaho nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva, avuga ko aya mafaranga ari makeya rwose, ngo adahwanye n'agaciro k'ibyo uyu mwavoka yabakoreye cyangwa se adahwanye n'agaciro k'akazi yagiye abakorera. Ni ibintu bigiye bitandukanye bagiye batangaza ku binyamakuru bigiye bitandukanye, akaba ari inkuru rwose dukesha ikinyamakuru kimwe cya hano muri Afurika cyandika cyangwa se gitangaza amakuru abagiye atandukanye. Ni Kigali Top News. Ngayo nguko rero ibya Adeline Rwigara cyangwa se iby'umuryango wa Rwigara ndetse n'umujyi wa Kigali n'urukiko hariya rwisumbuye rwa Nyarugenge, nibyo twabagezagaho tukubwira ko niba ari ubwa mbere ubashe kubakurikirana Kigali Top News, kanda subscribe n'iryo jambo ritukura, ukore kukazogera notification yacu ijye ikugeraho ku gihe cyangwa se amakuru yacu ajye akugeraho ku gihe. Niba warayikanze rero tugafate uyu mwanya twongere tugushimire tukubwira ko amakuru nk'aya cyangwa se amakuru bagiye atandukanye tutazahwema kuyakugezaho. Ni amakuru bari kuvuga mu bintu bigiye bitandukanye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Reka twifurize rero kugubwa neza, amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira nawe mu mirimo ibigiye itandukanye uburimo. Ngibyo rero ibyo twababwiraga ku muryango wa Rwigara waciye rwose miliyoni 900, umujyi wa Kigali bavuga ko miliyoni 433 z'amanyarwanda batazemera.